zawe zimanuke muri ubu bwoko kugira neza kwawe kongere kuza gutwikira buri wese aha ibitekerezo amatwa kumva chanel la phase elari moyni belagase devara moyni derakate turakwiyegereje mwami Imana muri uyu mwanya imbaraga zivuye mu ijuru zimeze nk'umuriro zimanuke zihindure zimanuke zikureho zimanuke mu izina ryawe mwami Imana igira neza zimanuke mu izina ryawe mwami Yesu zimanuke mu izina ryawe mwami Yesu zimanuke mu izina ryawe mwami Yesu ariko ufite ikibazo wamubajije yari imeze
tuzamure Imana amaboko ye. Uri mwiza niguteye kuva kera kugeza imbere uri mwiza niguteye kuva kera imbere
kuri Yesu. Bajya hagaze bagume bagarure. Reka nsaba yibe batambuke. Tutakomeza tuyobora n'ubundi. Haleluya! Haleluya! Zamuri Imana icyubahiro. Zamuri Imana icyubahiro tunezerwe Imana. Haleluya! Haleluya! Babira kandi zamuri Imana icyubahiro. Ranejeje cyane. Abari inyuma tuzamura Imana icyubahiro. Abanyuma bitegura dutambira Imana iminota mike. Gitaramukira amanutse kabisa. Haleluya! Tuzamura Imana icyubahiro. Akintu mo kunezerwa mu nzu y'Imana. Haleluya! Haleluya! Urifura Mana. Jambo ryawe n'ukuri. Ineza yawe itagira umupaka. Igezeho Nahindutse. urifura Mana. Jambo ryawe n'ukuri. Ineza yawe itagira umupaka. Igezeho nahindutse. ngo David bonaza shaka isimba. tuvuge ngo amina. Uyu mwana w'umukobwa w'intama ayiwa mwumvishije ko rasibasha mwumvishije uzamwumva se bagusura muri ka kantu nakwereye ukora kuri mugenzi wawe ngo uzunezererwe Imana kaka sizi ukunda hagira Imana icyubahiro. Ndanyuzwe kuko ngufite amahoro. Ndashima cyane ko yambonye akanshyigikira. Curanga wa David fata umukunga kabisa tugende hari iki hari ba mukongomani bose ni mufate za mikoro duhudumiye kabisa Imana Yesu Kristo.